gusenga buri munsi, gusenga everyday. Senga uzanesha, nunanirwa uzaneshwa. Turasuhuza inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zimwe zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika. Turabakiriye kuri channel gusenga everyday. Kuko mara kuri channel gusenga everyday turimo na pasiteri arimo atwigisha inyigisho zijyanye no kwizera. Rero turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Kaze pasiteri. Urakoze kuko mwene data bivuze, dufite inyigisho zacu zivuga ku rukundo. Twatangiye mu minsi ishize tuvuga ingingo z'urukundo. Twaganiriye ku ngingo ya mbere itubwira urukundo icari cyo. Ingingo ya kabiri tuvuga ubwoko bw'urukundo. Ingingo ya gatatu tuvuga ikimenyetso cy'urukundo, niyo twasozerejeho. Twavuze ko umuntu navuga ngo akunda Imana ariko adakunda mugenzi we bari kumwe, azaba ahindutse umunyabinyoma, kuko ntabwo waba udakunda mugenzi we mwicaranye uzi ngo ubeshe abantu gukunda Imana utazi. Niko ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana ya mbere igice cya 4:20. Noneho rero turafata ingingo ya 4 ivuga imikoranire y'urukundo n'impano. Ingingo ya 5 turaganira ku nzira z'urukundo. Ingingo ya 6 turavuga ku mbaraga z'urukundo. Ingingo ya 7 turavuga ku ngabano z'urukundo. Ingingo ya 8 turavuga ku shusho y'urukundo. Ingingo ya 9 turatanga ingero z'abantu bakundana, ese ni bande bameze bate. Ingingo yeruka ya 10 tuzaganira ku herezo ry'urukundo. Ingingo ya 4 turasoma ibya Abakorinto ba mbere ibice ni 13 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 7. Twumva uko hatubwira: nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa nk'icuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ijambo ry'Imana ritubwiye ku mikoranire y'urukundo n'impano. Imana mu itorero yatanze impano zitandukanye. Hari abo yahaye impano y'ubwenge, hari abo yahaye impano yo kumenya, hari abo yahaye impano yo kurondora cyangwa gutandukanya imyuka, hari abo yahaye impano yo guhanura, hari abo yahaye impano yo kuvuga indimi, hari abo yahaye impano yo gusobanura indimi, hari abo yahaye impano yo kwizera, hari abo yahaye impano yo gukora ibitangaza, hari abo yahaye impano yo gusengera abarwayi. Izo zose zikafataniriza hamwe kugira ngo zubake itorero. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo nabaho navuga indimi z'abantu cyangwa iz'abamarayika ariko singira urukundo. Biragaragara ko hari abantu bahawe impano batagira urukundo. Ariko turebye muri Timoteyo ya 2 igice cya 1 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga no kwirinda. Ni ukuvuga ngo umwuka w'imbaraga no kwirinda n'urukundo nibyo biranga abantu bahawe umwuka wera. Babandi noneho bagira impano z'umwuka bakazikoresha mu itorero ariko badakundana, biragaragara ko bahindutse nk'abahungu 7 b'umuyuda witwa Sikewa. Birukanaga abadayimoni bahimbira kuvuga izina rya Yesu, kubatewe na dayimoni bavuga bati
turabategetse mu izina rya Yesu. Twumvise Pawulo avuga abantu benshi rubikana abadayimoni mu izina ry'imyuka mibi yabahanzeho, ariko atari umwuka w'Imana. Ikibigaragaza ni uko umuntu wirukana umwuka w'abadayimoni afite urukundo agira n'urukundo kuri bagenzi be, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uzabesha ngo akunda Imana atareba, yanga mugenzi we yabonye, ngo azaba ahindutse umunyabinyoma, kandi ukuri kw'Imana kuzaba kutari muri we, kuko rwa rukundo udaha mugenzi wawe mwicaranye ntuzabesha ngo warukunze Imana. Imikoranire rero y'urukundo n'impano nuko muri Mateyo 7:22 havuga ngo benshi bazambaza kuri urya munsi bati, mwami mwami, ntitwahaniye mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza bikomeye mu izina ryawe? Ariko Yesu ngo nibwo azaberura ati, sinigeze kubamenya, mumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Biragaragara ko ari abantu bahawe impano bakihimbaza, noneho umwuka wa Satani ukabago tukabomaho, bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ariko bahimbira kurivuga bigana Pawulo. None bikamera nka b'Abayuda b'abahungu 7 y'umuyuda witwa Sikewa, nabo bahimbira kuvuga izina rya Yesu batazi. Ijambo ry'Imana ravuga ngo naho navuga indimi z'abantu cyangwa iz'abamarayika, naho nahanura nkagira ubwenge bwose butandukanye, naho nakwizera nkanyiganyiza umusozi, bashaka kuvuga izo mpano, ariko singira urukundo, byose bizaba bibaye imfabusa. Ubwo rero umuntu uzabwira abantu ko afite urukundo niwe uzawunesheje, ariko umuntu uzagira impano zitagira urukundo ntabwo azaba anesheje. Ishobora kuba zidakoreshwa n'Imana, kuko impano z'Imana zikoreshwa n'Imana ubwayo ntabwo zatandukana n'urukundo. Usanga hari abahanuzi 2 batumvikana, ugasanga hari abakuru b'itoro batumvikana, ugasanga hari abantu bakora ibitangaza batumvikana, yewe n'abasengera abarwayi ugasanga rimwe ntibumvikana cyangwa baratinyana, ntibashobora gufata ubumwe ngo bagirane inama. Abo bantu bagirana ishari, kuko urukundo rutagira ishari, ntibumvikane bakora umurimo umwe, bakoresha impano mu itoro ntibumvikane, kenshi azaba ari umwuka wa Satani wabomyeho, ariko umwuka w'Imana wose ukorana nawo agira urukundo. Iyo niyo mikoranire rero y'urukundo n'impano. Ingingo ya 5 ivuga inzira z'urukundo. Muri Yohana ya mbere igice cya 5:3 haravuga ngo, nuko urukundo ni iki? Urukundo rw'Imana nuko twubahiriza amategeko yayo. Wa mutunzi muri Matayo 19:16 wegereye Yesu akamubaza ukuntu yabona ubwami bw'Imana, yaramwegera aravuga ati, mwami, ngire nte ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Yesu yaramubwiye ngo nyitiye iki mwiza? Umwiza n'umwe n'Imana. Ariko Yesu uko yarazi ko Abayuda bagendera mu mategeko, aravuga tuza amategeko: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje mugenzi wawe ibinyoma, ndetse ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ya mategeko y'Abayuda asohorera mu kintu kimwe cyitwa ngo urukundo, kuko mu mategeko yose Imana yahaye Abisirayeli ku musozi Sinayi itegeka Mose ngo agende ayigishe iteraniro, hari mu itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, hari mu itegeko rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, hari mu itegeko rivuga ngo ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Hari mu itegeko rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko umunsi wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa n'umunyamahanga wese uri iwawe, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka y'ijuru n'isi birimo byose, akaruhuka ku wa 7. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo cyatumye Uwiteka wumugisha umunsi w'isabato akaweza.
none itegeko rya gatanu riravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu c'Uwiteka Imana yabiguha. None itegeko rya gatandatu riravuga ngo ntukice, irya karindwi riravuga ngo ntugasambane, irya munani riravuga ngo ntukibe, irya cyenda riravuga ngo ntugashinje mugenzi wawe inyuma, irya cumi riravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Aya mategeko Yesu atangiza umurimo yaje kubabumbiramo ibice bibiri. Atwereka ko hari amategeko y'ubumwe bwo kubana n'Imana n'amategeko y'ubumwe bwo kubana n'abantu. Amategeko ane ya mbere nayo kubana n'Imana. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, ubahe umunsi w'isabato. Aba mategeko y'imibanire yacu n'Imana Yesu ayabumbira mu itegeko rimwe rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. None habibumbira mu itegeko rimwe. Amategeko ane atandatu akurikiyeho yubaka ubumwe bw'abantu hagati yabo. Itegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko ni ku bantu, ntukice ni ku bantu, ntugasambane ni ku bantu, ntukibe ni ku bantu, ntugashinje mugenzi wawe inyuma ni ku bantu, noneho ntukifuze inzu ya mugenzi wawe ni ku bantu. Aya atandatu Yesu ayabumbira mu itegeko rimwe, aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunda mugenzi we ntabwo yamwica, ukunda mugenzi we ntabwo yamusuzugura, ukunda mugenzi we ntiyasambanya umugore we, ukunda mugenzi we ntiyamwiba, ukunda mugenzi we ntiyamushinja ibinyoma, ukunda mugenzi we ntabwo yakwifuza kwapfa ngo asigare mu bye. Kwijambo ry'Imana bavuga ngo ntukifuze ya mugenzi wawe. Iyo haje ishari hari igihe wakwifuza ko anapfa ukamusimbura. Yesu aravuga ati amategeko nangahe? Nabiri. Ubahisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ariko ukunde na mugenzi wawe. None irya kabiri kuko wikunda. Ubwo Yesu yabumbira hamwe. Izo mpamvu yasubije uramutunza aramubwira ati ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntugashinje mugenzi wawe inyuma. None yavuga ngo narayubahirije, ati gira hino ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Abantu benshi bavuga ubutumwa bwiza babivuga bati ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ariko mu bikorwa ugasanga ntabwo bigeze bakunda bagenzi babo. Bakabyigisha, n'abayobora motero barabyigisha, n'abashumba bakuru barabyigisha, n'aba bishop barabyigisha, ariko ninde wabashije kwishira mu mwanya wa mugenzi we ari mu kaga ngo akunde mugenzi we nkuko yikunda? Ingingo noneho ya gatandatu itubwira imbaraga z'urukundo. Mu Bagalatiya 5:22 hatubwira iby'imbuto z'umwuka. Haratubwira ngo ariko imbuto z'umwuka ngizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, no kwirinda. None ijambo ry'Imana kuri 23 riravuga ngo ibi mbese bityo nta mategeko abihana, kuko urukundo ari imbuto y'umwuka. Ufite urukundo nta tegeko rimuhana kuko ntabwo yakora icyaha. Urukundo rero ruza ruri hejuru y'amategeko, ariko ntabwo ruza ruje gukuraho amategeko, kuko amategeko ubwayo niyo atumenyesha icyaha. Ariko iyo tumaze kumenya amategeko ntidukundane, ya mategeko tuyakoresha kwica aho kuyakoresha gukiza. Usomye kubara ibice ni 15:32, abayuda babonye umuntu watoraguraga udukwi ku isabato. Ababonye azitoragura bamushira Mose ngo bumve uko itegeko rirabikora. Ariko Mose nk'uko yatumwe n'Uwiteka babaza Uwiteka, ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka aravuga ngo uwo muntu ntabure kwicwa. Bamujana inyuma y'iteraniro, wa muntu yicwa bamuteye amabuye kuko yakoze ku munsi w'isabato. Kuko yari amategeko 10, ariko ari amategeko atari mu rukundo. Nizo mpamvu bakoresheje isabato kugira ngo bice umuntu.
Yesu bamuzaniye umugore wasambanye muri Yohana 8. Bamugejeje imbere Yesu aravuga amategeko, aravuga ngo umuntu ufashwe yasambanye bamutera amabuye. Yesu arabitegereza arabarondora kuko yari Imana, amenya ibiri mu mutima wa buri wese. Ijambo ry'Imana riravuga ngo atangira kwandika hasi, umugore ahagaze imbere n'abari bamuzanye biteguye kumutera amabuye. Ariko Yesu amaze kwandika hasi, yubuye amaso aravuga ati, muri mwese utari wakora icaha nabo wa mbere kumutera ibuye. Kuko yari yangize kwandika hasi, komanteri iravuga ngo yandikaga urutonde rw'ibyaha abamuzanye bari bafite. Bose birebye basanga byabonetse kuri buri wese. Yesu nawe ntiyabaza ngo utarasambana kuko arico cazanye umugore, ahubwo aravuga ngo utarakora icyaha kuko n'utasambanye yakora ikindi cyaha camwicisha. Ariko Yesu yubuye amaso bwa kabiri asanga bagiye bose, aravuga ati abakuregaga barihe mugore? Aravuga ngo bagiye. Aravuga ati rero ntukongere gukora icyaha, nanje singuciriyeho iteka, ntugasubire. Umuntu ufite urukundo arangwa n'imbabazi. Icyo kintu cya mbere. Waba wakoze icyaha, waba wakoze ikizira, waba waguye mu makemwa, ariko ikiranga umuntu ufite urukundo agira imbabazi. Ingingo ya 7 rero turareba ingabano z'urukundo. Muri Matayo ibice 5 umurongo wa 43 kugeza 48 haratubwira hati, mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko wanga umwanzi wawe. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo ukunde umwanzi wawe, usabire ukurenganya kugira ngo yite umwana wa so mu ijuru. Kuko Imana izi ko turi babi, ariko icyemera ikatumurikishiriza izuba. Imana izi ko turi babi, ariko ikatuvubira imvura. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese nidukunda abadukunda tuzaba dutandukanye dute n'abakoresha bikoro? Abakoresha bikoro nabo barabikora. Umukoresha bikoro nakunda umukunda, umunyamahanga nakunda umukunda. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ese nituramutsa bene data gusa abanyamahanga tuzaba tubarushiki? Abanyabyaha tuzaba tubarushiki? Ijambo ry'Imana ravuga ngo n'abanyabyaha baramutsa ababakunda. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abanyabyaha baramutsa bene wabo. Noneho mube mukiranuka nk'uko so mu ijuru nawe akiranuka. Nukuvuga ngo imbago cyangwa ingabano z'urukundo nuko twakunda bagenzi bacu tukarenga umupaka w'abapagani tugakunda n'abanzi bacu. Kuko Imana imurikishiriza abantu izuba ntabwo ihitamwe ababi n'abeza, kandi turabizi ko hari ababi n'abeza. Ariko Imana ikabyemera, umunyabyaha ikamuvubira imvura n'umukiranutsi ikamuvubira imvura, kugira ngo twitwe abana b'Imana, twitwa abana ba data wo mu ijuru. Nuko twarenga ingabano zo gukunda abadukunda gusa, ahubwo tugakunda n'abatwanga, kandi tukabasabira umugisha kugira ngo tubashe kwitwa abana b'Imana. Abaturenganya tukabasengera, abadutuka tukabasengera, abatugambanira tukabasengera, kandi tukabasengera mu izina ry'urukundo. Kuko yaba abanyempano nk'uko tubibonye, nta mpano yagira agaciro idaherekejwe n'urukundo. Urukundo rero iyo turenze ingabano z'abanyamahanga nibwo dukunda n'abaturenganya, nibwo dushobora kugeza ubutumwa bwiza ku bisi. None ingingo ya 8 ni ishusho y'urukundo. Mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 9 aravuga ngo bene data, akenshi muja mukundana ariko mugakundana urumamo. Ariko Yohana ya mbere igice cya 3 umurongo wa 18 aravuga ngo mukundana urukundo rwinshi, mwe gukundana urumamo, urukundo rw'amagambo no ku rurimi, ahubwo mukundane mu byo mukora no mu kuri. Abantu benshi bakundana babivuga, ariko ukundana ntabwo abivuga ahubwo arabikora. Niko Yohana yavuze. Bene data, hari urukundo rw'amagambo no ku rurimi bigasohoka koko ukunze mugenzi wawe, ariko hari n'urukundo rwo mu byo dukora, kandi akaba ari rwo ruzira mu kuri.
ku murongo wa 17 Yohana ya mbere 3 ho aravuga ngo ikiranga uwo muntu rero niba mwene so uzi ko afite icyakerye kandi ufite ubutunzi bw'iyi si, ijambo ry'Imana ngo ukabimenya ukamukingira imbabazi, ese waje ugenda mu bantu uvuga ngo urukundo rw'Imana ruri muri wowe ruti? Ku ijambo ry'Imana rivuga urukundo rw'Imana rwaba muri wowe rute ureba mugenzi wawe ari mu kaga ukamukingira imbabazi? Iyo rero dukundanye mu byo dukora nibwo tuba dusohoje urukundo rw'ukuri. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Muri Petero ya mbere igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo bene data mukundane urukundo rwinshi kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ni ukuvuga ngo nubwo amategeko atumenyesha icyaha, ariko kuko urukundo rusoza amategeko, uwagukoreye icyaha wanamukunda kuko rwa rukundo ruhita itegeko. Itegeko riza rije gukumbanya. Nizo mpamvu muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10-13 haravuga ngo amategeko ni 10 kandi uzangiriza rimwe azaba yatsembye yose. Ariko amategeko azira guca urubanza rurahari kandi rusohoka ruvuye mu mategeko, ariko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Nuvuga ngo nubwo umuntu yaba gukora icyaha ukamugirira imbabazi, nibwo none imbabazi ziba zaruse rwa rubanza zikarwishima hejuru, wibye ukamubabarira. Yesu yaravuze ngo uzagukubita urushi mu musaya uzahindure n'undi musaya. Bamubajije muri Matayo 5:38 yavuze ngo iryinyo rihorerwe irindi mwarabyumvise, ijisho rihorerwe irindi mwarabyumvise. Ubwo nibyo mugiye gukurikiza? Oya, itorero ntabwo ari uko. Uzagukubita urushi mu musaya uzahindure n'undi ntabwo ari guhora, nuko Uwiteka. Guhora ntabwo ari uko abantu. Urukundo rero rutwikira ibyaha byinshi. Uwaguhemukiye ukabyibagirwa, uwakwiciye ukabyibagirwa, uwakwibye ukabyibagirwa, uwakubeshe ukabyibagirwa. Niko gutwikira ibyaha byinshi guturuka mu rukundo. Abakundana ni bande? 9. Muri Abaroma ibice 5:6 haravuga ngo ariko igihe gisohoye Yesu Kristo yadupfire turi abanyantege nke. None ijambo ry'Imana riravuga ngo biragoye kugira ngo umukiranutsi apfire undi mukiranutsi, nubwo yaba yitwa umukiranutsi biragoye. Kubona umukiranutsi wemeye gupfira umukiranutsi biragoye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kanswe niba Yesu yarapfiriye, none urugero twaba tugezeho n'uruhe? Yesu yapfiriye abanyabyaha. None rero ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana ku murongo waho wa 8 nuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha. Nubwo umuntu atashobora gupfira umunyabyaha, ariko Yesu Kristo yapfiriye abanyabyaha. Muri Petero ya mbere noneho 3:18 aravuga ngo nkuko Kristo yapfiriye abakiranirwa, umukiranutsi nawe akwiriye gupfira abanyabyaha kugira ngo abashe kubayobora ku Mana. Nta kindi cyatuma umupagana agera ku Mana uretse kumwereka urukundo. Wamwereka impano, ariko impano imbere y'umupagani nta gaciro zifite. Iyo atari urukundo ntabwo umunyabyaha yabasha kwihana. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yatangaga Yesu Kristo. Ku murongo wa 8 Abaroma 5 niko havuga ngo Yesu Kristo yemeye kubambwa, Imana ibyerekaniramo urukundo rwayo, kandi twari tukiri abanyabyaha, ariko ngo abakiranutsi baje batinya no gupfira abandi bakiranutsi. Ariko ko Yesu yapfira abanyabyaha, ngo umukiranutsi akwiriye kwemera gupfira nawe abakiranirwa kugira ngo abashe kubayobora ku Mana. Ingingo ya 10 ni iherezo ry'urukundo. Abakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo waho ni wa 8 kugeza ku murongo wa 11 haravuga ngo impano zose guhanura kuzashira, indimi zizaceceka, ubwenge buzakurwaho,
ariko urukundo rw'Imana ruzahoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo turakundana hano mu isi kugira ngo twubake ubwami bw'Imana. Nkuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ababesha ngo bakunda Imana badakunda bagenzi babo baturanye barabara binyeminyoma. Ni uko urukundo ruzaherekeza abera b'Imana bageze mu bwami bwayo, none bakagumya bagakundana mu ijuru. Imana rero idufashe kugira ngo dukomerere mu rukundo. Impano zizaceceka, guhanura kuzashira, indimi zizavaho, ubwenge buzakurwaho, ariko urukundo ruzahoraho iteka ryose, kuko urukundo ubwarwo ari Imana. Nuvuga ngo rwahozeho kuva ku kuremwa kw'isi. Imana ubwayo ni urukundo. Abantu bafite urukundo ni baba bafite Imana mu mitima yabo. Ariko Bibiliya yatweretse ko hari igihe urukundo rutandukana n'impano. Hari igihe abantu benshi bakora ibitangaza badakunda nabo basengera, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko impano zose zizaceceka. Mu ijuru ntabwo hazaba hakenewe impano. Impano ni izo gukomeza itorero mu isi. Mu ijuru ntabwo bazaba bakeneye ivugabutumwa, kuko ivugabutumwa ni ibyo kwihanisha. Mu ijuru ntabwo bazaba bakeneye za korale zifite perezida, ahubwo hazaba guhimbaza no kuramya kubw'ibyishimo n'ibigwi byo kunesha. Ariko ntazaba korale ifite nyobozi, kuko umugambi wa korale ifite nyobozi ni wo kwihanisha. Ibyo nibishirira ku isi. Mu ijuru ntabwo hazaba guhanura, mu ijuru ntabwo hazaba indimi, mu ijuru ntabwo hazagaragara ubwenge, mu ijuru hazaba urukundo ruzahoraho iteka ryose. Nico kizaba ikimenyetso cy'abera banesheje kandi bakaba baranesheje kubw'urukundo. Nizo mpamvu muri Yohana igice cya 13:34 na 35 haravuga ngo mbahaye itegeko risha. Mwari muzi amategeko asanzwe, mwarayakurikije kuva kuvuka kwanyu, mwarayakurikije kuva ku musozi Sinayi n'abasogokuruza, ariko mbubakiye itegeko risha ngo mukundane kuko nanjye nabakunze. Icyo rero nicyo kizagaragariza abanyamahanga ko burya muri abigishwa banjye. Ikigaragaza umuntu ko ari umwana w'Imana ni ugukunda bagenzi be. Kuko ijambo ry'Imana ryatuye ko hari n'abahanuye batazi Imana, bigana bazi Imana. Ariko urukundo ni imbuto y'umwuka, ni igaragaza ko umuntu yamenye Imana, kuko Imana ubwari urukundo. Imana idufashe kandi dukomereze urukundo muri twe. Buri wese agira urukundo. Umuntu ushaka gukomeza umurimo w'Imana agira urukundo, kandi buri wese akunde mugenzi we, yi-identifie yishire mu mwanya we nk'uko yikunda. Imana idufashe gusoza urukundo mu izina rya Yesu. Amen. Gusenga buri munsi, gusenga everyday. Senga uzanesha. Nunanirwa uzaneshwa.